wabajije uti dufata Sengabo Jean Bosco twavuze ko yaganirijwe, nibyo yaraganirijwe pe, yaganirijwe inshuro nyinshi, yagiwe inama inshuro nyinshi, yahawe na warning inshuro nyinshi. Ndabashuhuje bana mukurikirana Elad Media, nkaba rero kubagezaho inkuru ebyiri zisa nkaho zifite aho zihuriye, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko Sengabo Jean Bosco tuzi nka Fata ku mavuta uherutse gutabwa muri yombi, rero RIB yatangaje ko hafashwe ibipimo bagasanga iko ibyo bipimo nyine byerekana ko yakoreshaga ibiyobyabwenge. Hanyuma rero tukivuga kuri ibyo, mu karere ka Rutsiro kuri sitasiyo ya RIB Gihango hafungiwe abagabo babiri aribo Mupenzi Dieudonné w'imyaka 34 ukekwaho gutema umuturanyi we akamukomeretsa bikomeye cyane, mu gihe kandi uwitwa Shimimana Diane w'imyaka 33 akekwaho gukubita no gukomeretsa umuturanyi we n'ubundi. Aho ibyo bidahagije kandi ubwo yafatwaga uyu nguyu Diane yasanganwe udupfunyika 6 tw'urumogi mu ikote yiwe yari yambaye. Hanyuma rero reka mbashimire, reka mbabwira ibyo ngibyo, tuzasubira kuri video ikurikira. Icyo mbabwira nuko nkomeje gushimira buri muntu wese ukomeje kudutera inkunga cyangwa ukomeje gutera inkunga Elad Media mu mushinga yemeje wo kugura ibikoresho bijyanye n'igihe bizajya bidufasha n'ubundi mu kubategurira ibiganiro byiza. Muri video itaha nzashimira cyangwa se nzatangaza amazina y'abantu baduteye inkunga banyuze kuri social media posts twakoze, haba kuri Facebook page ya Elad Media ndetse na Instagram ndetse kandi na Twitter, aho rero bakoze umurimo ukomeye cyane. Uwo munsi ni nabwo nzatangaza amafaranga cyangwa se igipimo tumaze kugeraho nk'abantu cyangwa se nk'umuryango munini ukunda kandi ugakurikira Elad Media. Ikindi nakubwira rero nuko nawe wagira uruhare muri uru rugendo ukadutera inkunga unyuze kuri cyangwa se wohereje kuri Momo Pay yacu 404587. Ndayisubiramo 404587, cyangwa se ukohereza kuri nimero yacu isanzwe cyangwa se nimero ya Elad Media, akaba ari nayo ushaka kutwandikira kuri WhatsApp kuduha igitekerezo cyangwa se kuduha inyunganizi. Naho handi wanyura uretse gukoresha iyi nimero ya WhatsApp ngiye kukubwira, kandi akaba ari nayo wakoresha uramutse ufite umutima cyangwa se ugize umutima wo gutera inkunga ibikorwa bya Elad Media. Iyo nimero ni 07923814. Ndayisubiramo ni 07923814. Nyuma rero ndabashimiye ko mukurikira Elad Media, tuzasubire ubutaha. Ciao ciao.